Uwitwa Kimenyi na Muyango bamaze gutandukana. Ni inkuru iri kuvugwa cyane hano i Kigali, ariko ni muri no video ndagira ngo turebere hamwe. Mbese nk'umugabo mu gihe wamaze gutandukana n'umugore wawe, ni ibihe bintu 10 ugomba kwitondera kuba wavuga, haba mu nshuti zawe, haba muri interview, haba mu bitangazamakuru. Ni ibihe bintu 10 ugomba kuba wakwitondera, kubera yuko murabizi yuko umugabo ntabwo arangwa n'amagambo. Umugabo ntabwo amagambo ariyo amugira umuntu w'umunyakuri cyangwa se umuntu ukomeye, ahubwo ibikorwa bye nibyo biranga umugabo. Rero mu bintu 10 ugomba kuba wakwitondera kuba wagira umuntu numwe ubibwira, ikintu cya mbere cyane cyane ubivuga ku mugore wawe mwamaze gutandukana, ni ibintu 10 bikurikira. Ikintu cya mbere, ibanga ry'uburyo mwabanye. Ni ukuvuga ngo ahangaha harimo ko utagomba kuvuga ibijyanye n'imibonano cyangwa ubuzima bw'imbere mu rugo, uburyo mwabanye, ubuzima bw'abashakanye ku bintu bijyanye n'imibonano. Ntabwo ugomba kuba wabivugaho, ntabwo ubyemerewe nk'umugabo. Ni ikintu cy'ikosa rikomeye ushobora kuba wakora mu gihe wasangiza ubuzima bw'ibanga n'umugore wawe wabayemo, ngo nuko mwamaze gutandukana maze ukagenda ubibwira abandi. Cyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri ugomba kwitondera ni ibibazo by'uburwayi bwe. Mu gihe wenda hari uburwayi afite cyangwa se mu gihe hari indwara arwaye, kuba mwamaze gutandukana ntabwo ugomba kuba wagenda ubivuga. Ntabwo ugomba kuba wagenda uvuga ngo wenda ukuriya mumubona arwaye izi ndwara izo arizo zose. Ntabwo ugomba kuba wagenda ubivuga. Ryaba ari ikosa rikomeye kuba wabibwira inshuti zawe, abantu bawe ba hafi, abo wabibwira bose, umuntu wese wabibwira. Iryo ni ibanga ryawe nkawe nk'umugabo ku giti cyawe wenyine. Ntabwo kizaba ari ikintu cyiza. Ikintu cya gatatu, ugomba kwirinda kumusebya. Wigenda umuvuga nabi ngo umusuzugure, cyangwa se ube wamusuzuguza n'abandi, umuvuge nabi, umwicira izina ngo nuko ngo mwamaze gutandukana. Oya, wowe irinde kumusebya, kubera yuko n'ubundi ikintu cyaguhesha agaciro cyangwa se numuvuga nabi ntabwo bazagushiba, kuko kuba mwamaze gutandukana buriya abenshi bazumva yuko uri no kumusebya kuko mwamaze gutandukana. Kandi igihe kiba gishobora kuzagera mukaba mwaniyunga cyangwa se mukongera mukabana. Ntabwo ari byiza rero kugenda umusebya, umuvuga nabi. Icyo ni ikintu cya gatatu ugomba kwirinda. Ikintu cya kane ugomba kwirinda, wigenda uvuga ku makosa ye gusa, ngo wowe ngo wishyire mu mwanya mwiza, wumvikanishe ko wowe uri imiseke ugoroye cyangwa se uri nta makemwa. Oya, wigenda uvuga usobanura, werekana amakosa ko ari ayiwe, ngo ibibazo byose ubimushyireho. Oya, ahubwo wowe kora ibikorwa byawe, komeza nyine ukora ibikorwa byawe, uzirikana yuko umugabo adatsindishirizwa cyangwa se adatsinda cyangwa atajya mu mwanya w'ukuri bitewe nuko yisobanuye cyane, bitewe nuko yavuze amagambo menshi, bitewe nuko yagerageje kwerekana ko ari umunyakuri. Ahubwo arangwa n'ibikorwa. Ibikorwa byawe urimo gukora nibyo bishobora kuba byagukura mu mwanya umwe bikagushyira mu wundi mwanya. Ikintu cya gatanu, irinde kuvuga amabanga y'umuryango we, umuryango nyine avukamo. Irinde kugenda uvuga wenda ngo ababyeyi be uko mubibona, wenda se ari utuntu nabakoreye, ababyeyi be ntibabanye neza, cyangwa se abo mu muryango we ngo bibasire we wabavuga nabi, bene wabo cyangwa se abo muri famiye yiwe avukamo, ndetse n'inshuti ze. Irinde kuba wagira kubavuga nabi umuryango we avukamo. Icyo ni ikintu cya gatanu. Noneho ikintu cya gatandatu, irinde kugenda uvuga ibyerekeye abana. Irinde kugenda uvuga ibyerekeye abana mufitanye, niba mufitanye abana, byirinde nk'umubyeyi. Wigenda uvuga ibyerekeranye n'uburere bw'abana, wenda werekana ko wenda se atabareze neza, hari amakosa bakora bakuye kuri mama we bitewe nuko ari we wabiteye. Oya, irinde kugenda ushyiramo abana, ahubwo uzirikane yuko abo bana ibintu wavuga cyangwa se ibintu wabavugaho byose nabo bishobora kuzabagiraho ingaruka mu gihe kizaza. Ikintu cya karindwi,
irinde kugenda uvuga ubukene bwe cyangwa se ubutunzi bwe, wenda uvuge ngo yarakennye cyangwa se ngo nta mafaranga agira, ubushobozi bwe mu bijyanye n'ubutunzi bumeze gutya. Oya, wigenda uvuga uko yari ameze mu bijyanye n'amafaranga, haba mbere y'uko muhura cyangwa se no mu gihe mwabanaga, no mu gihe mwamaze gutandukana, niba yaranakennye cyangwa se niba ari no gukira. Ibyo ngibyo wigenda ubivuga, zirikana yuko umugabo arangwa n'ibikorwa atarangwa n'amagambo. Ikintu cya munani cyangwa se ingingo ya munani ugomba kwitondera nk'umugabo nyuma y'uko wamaze gutandukana n'umugore wawe, irinde kuvuga ibyabaye igihe mwamaze gutandukana, nko kuba wenda yarababaye, nko kuba asigaye wenda yitwara nabi kuko mwamaze gutandukana, werekana yuko ari wowe wari umufatiye runini, cyangwa se werekana yuko ubuzima bwe ari wowe wari ubufite mu kiganza. Ibyo bintu ugomba kubyirinda, kugenda nyine wamuvuga nabi ngo wishimire yuko wenda nyuma yuko mutandukanye yabayeho nabi, cyangwa se irinde kugenda uvuga ubuzima bwe mu gihe mwamaze gutandukana. Ikintu cya 9 cyangwa se ino ngingo ya 9 habura ingingo imwe gusa, ni ukuvuga ngo irinde kugenda uvuga ubuzima bwe bushya. Ntuvuge ku byo yakoze cyangwa abahura nabo nyuma yo gutandukana. Wigenda uvuga ngo wenda yasigaye yarashatse umugabo umeze nabi cyangwa se utameze neza, utitwara neza. Oya, irinde ubuzima bwe nyuma yuko mumaze gutandukana. Ubwirinde ni ibintu bizagenda biguhesha icyubahiro nk'umugabo, kandi bikazagenda bikugirira umumaro, kubera yuko ntabwo ari ibintu byiza kuba wagenda uvuga ku buzima bwe bushya nyuma yuko mwamaze gutandukana. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, irinde kubeshya abantu werekana ko ari we wateye ikibazo. Ntukabeshye cyangwa ngo wihindure umwere ngo umureke cyangwa se umwerekane ko ari we mubi. Ibyo bintu bizagenda bigufasha wowe nta mpamvu zo kwisobanura cyane muri ubu buzima. Niba mwaramaze gutandukana, mwatandukanye ku bwanyu, ni namwe mwihuje, nta wabahuje, nta mpamvu zo kugenda utanga ubusobanuro keretse ari we urimo kubuhereza. Yego, ni ukuvuga ngo ahangaha kwiyoroshya no guca bugufi ni ikimenyetso cy'ubwenge no kuba uri mature, cyangwa se kuba uri umuntu ukuze. Kuvuga neza cyangwa kwicecekera nibyo byubaka icyubahiro cyawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba kuzirikana ko ugomba kwiyoroshya ukanicisha bugufi. Ni ikimenyetso cyiza cy'uko uri umunyabwenge kandi uri umuntu ukuze mu buryo bw'ubwenge, uri mature. Kandi ahangaha kuba wavuga neza, abantu bakabona yuko wowe nta nubwo ugamije kuba wamusebya cyangwa se uricecekeye, uratuje, ni ibintu birinda icyubahiro cyawe nk'umugabo, ukaba ushobora gukomeza umeze neza igihe cyose. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi, ndetse ukande no kuri like. Niba utarakora no kunzogera nayo uhite uyikoraho, kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi tugenda twungukira hamwe ibintu by'ubwenge. Ciao ciao.